Umujagararo cyangwa se stress mu ndimi z'amahanga ugira ibimenyetso bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu nubwo hari igihe atamenya ko ibyo ari kunyuramo biterwa na stress ahubwo akaba yabyitirira indwara yindi nk'uko bisobanurwa n'inzobere mu by'ubuzima. Bavuga ko hari ibimenyetso bya stress bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Nongeye kubaha ikaze kuri Kiberinka TV, muri kumwe na Diane nk'ibisanzwe. Nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'ubukungu, imibanire no kwiyitaho ku buryo buhoraho. Mbashyikiriza ibiganiro ndetse n'amakuru biteguranwa ubuhanga n'ubushishozi kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kuba bwiza. Rero bamikazi, niba mutarakanda kuri subscribe, reka mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo mutazacikwa n'ibindi biganiro bizaza ubutaha. Nyuma y'akananga gatoya turagaruka twinjira byimbitse mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Nimucikwe. Ibimenyetso harimo kubabara umutwe kenshi, kubura ibitotsi, kunanirwa gukora mu masaha y'akazi n'ibindi. Ibimenyetso bya stress bigira ingaruka ku mubiri w'umuntu, ku bitekerezo bye, ku byiyumvo bye no ku myitwarire ye. Kubasha kumenya ibimenyetso bya stress bifasha kumenya, kubigenzura no kubirwanya. Iyo umuntu ahora na stress ntacyo ayikoraho ngo igabanuke, bishobora kumuviramo ibibazo by'ubuzima birimo umuvuduko w'amaraso ukabije, indwara z'umutima, umubyibuho ukabije ndetse na diyabete. Mu bindi biranga umuntu ugira stress kenshi, iyo arwaye umutwe udakira, hakurikiraho kumva adatuje bijyana no kurya bikabije cyangwa se kunanirwa kurya. Hari n'igihe umuntu ababara imikaya, bigakurikirwa no kunanirwa kuryama no kuruhuka, ibyo bigatuma ahorana uburakari. Nk'uko amakuru dukesha mu rubuga rw'umuryango w'abibumbye bigaragaza, hari kandi abo stress itera kumva bababara mu gatuza, bigakurikirwa no kumva nta kintu bashaka gukora mu buzima, mbese nta n'intego y'ikintu runaka ashaka gukora, ahubwo agatangira kunywa inzoga ku rugero rukabije. Nk'uko tubikesha urubuga webmd.com, hari nabo stress ihoraho ituma bumva bahorana umunaniro, bagahora bumva bafite ibintu byinshi byo gukora birenze ubushobozi bwabo. Ibyo bikaba bishobora kujyana no gutangira kunywa itabi n'ibindi. Abandi nabo stress ishobora gutuma babona impinduka zijyana n'uko bakora imibonano mpuzabitsina, ibyo bikabazanira uburakari no gusa naho bihebye, ibyo bigatuma bashobora gutangira kwigunga. Hari kandi abo stress itera guhora bababara mu gifu, bikajyana no kugira agahinda gakabije ariyo depression mu ndimi z'amahanga, kudakunda gukora siporo no kugira ibibazo byo kunanirwa gusinzira. Uko warwanya stress. Amakuru dukesha urubuga myoclinic.org, niba ufite ibimenyetso bya stress, gutera intambwe zo kuyirwanya byagira inyungu nyinshi ku buzima. Mu byo abaganga bavuga byafasha mu kurwanya stress harimo gukora siporo kenshi, gukora imyitozo ifasha mu kuruhura umubiri, harimo gufata umwanya wo guhumeka neza, kwitekerezaho uri ahantu hatuje, gukora imyitozo ya yoga cyangwa se kunanura umubiri ari byo massage. Hari kandi gukunda urwenya yaba kurutera no kumenya kurwumva rukagusetsa, ndetse no kugirana ibihe n'inshuti n'abavandimwe mwishimye. Ikindi hari ukumenya gushaka umwanya wo gukora ibyo umuntu akunda bimunezeza, harimo gusoma ibitabo ku babikunda, kumva umuziki ku bawukunda, gusohoka ndetse n'ibindi. Nubwo hari abibwira ko kureba televiziyo, gukina imikino yo kuri interineti byabaruhura bikabafasha mu kurwanya stress, ariko ibyo inzobere mu buzima zivuga ko byongera stress iyo bikozwe igihe kirekire. Ikindi cyafasha umuntu kurwanya stress ni ukubona umwanya uhagije wo gusinzira neza no kuruhuka, kurya neza indyo yuzuye kandi iboneye, kwirinda itabi na kafeine n'inzoga zirenze urugero, ndetse no kwirinda ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ku bijyanye no kuryama, hari ibyo kwitwararika nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima. Ku bijyanye no kuryama, hari ibyo kwitwararika kugira ngo igihe cyo kuryama kikugirire umumaro. Icya mbere ni uko ugomba kuryama buri gihe ku isaha ihoraho, haba ku minsi y'akazi ndetse no muri wikendi, kugira ngo umubiri uruhuke neza. Ikindi kandi ugomba kuryama ahantu hijimye hatari urumuri rwinshi, kuko ari byo bituma umubiri uruhuka.
ikindi kandi ugomba kuryama ahantu hatuje ndetse hanizimye hatari n'ubushyuhe bwinshi kugira ngo umubiri uruhuke neza. Ikindi kandi ugomba kugabanya ku buryo bushoboka ibijyanye no gukoresha televiziyo ndetse n'ibindi bikoresho bya electronique nka telefone. Ikindi kandi ugomba kwirinda kurya ibiryo byinshi birenze urugero ndetse no kunywa ibinyobwa birimo caffeine mbere y'uko uryama. Ikindi kandi ugomba gukora imyitozo ngororamubiri ku manywa kugira ngo umubiri ubashe kuruhuka neza nijoro. Iyo umuntu agerageje kurwanya stress uko ashoboye ariko ugakomeza kumva itagenda, aba akwiye kujya kwa muganga bakamurebera niba nta kindi kibazo yaba afite atazi gituma ahorana stress. Hari ibimenyetso bigomba gutuma umuntu yihutira kugera kwa muganga kuko byo bidafatwa nk'ibimenyetso bya stress bisanzwe, ahubwo biba bishobora kuba bivuze ko umuntu ashobora kuba agiye kugira ikibazo cy'amaraso yipfunditse atagera mu mutima uko bikwiriye. Muri ibyo harimo kubabara mu gatuza cyane, kubabara mu mugongo cyane, kubabara mu rutugu bikamanukana no mu kuboko, kubira ibyuya bidasanzwe, kugira isereri cyangwa se iseseme. Ibintu bikoreshwa mu mwanya w'isukari mu gutuma amafunguro n'ibinyobwa biryohera, artificial sweeteners, bikoreshwa hagamijwe kwirinda isukari isanzwe, nabyo ngo si byiza kuko bigira ingaruka. Iyo bigurishwa ku masoko, ibyo binyabutabire chemical substances bikoreshwa mu gutuma amafunguro n'ibinyobwa biryohera aho gukoresha isukari isanzwe. Bivugwa ko ari byo byiza ku buzima kurusha isukari. Hari urutonde runini rw'ibyo bikoreshwa mu mwanya w'isukari artificial sweeteners, harimo acesulfame, aspartame, saccharin, sorbitol, sucralose, stevia, xylitol n'ibindi. Ese ibyo bisimbuzwa isukari byaba ari byiza kuri wowe? Ibyo bisimbuzwa isukari byose byemejwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU nk'ibidatera ikibazo ku babikoresha, ariko hakomeza hasohoka ubushakashatsi butandukanye kandi buvuguruzanya ku ngaruka zo kubikoresha igihe kirekire, bikavuga ko hakenewe gukomeza gukorwa ubushakashatsi bwisumbuyeho. Kimwe muri ibyo bisimbuzwa isukari cyitwa aspartame ngo nicyo gikunze gukoreshwa cyane hirya no hino ku isi, ariko ngo nicyo giteye amakenga cyane ku buryo muri izo ngaruka hashobora kuzamo ibibazo by'igogora, kwiyongera kw'isukari mu maraso, ibyago biri hejuru byo kurwara za kanseri, kugira umuvuduko w'amaraso ukabije n'ibindi. Ikindi kandi ibyo bisimbuzwa isukari ngo bishobora kugira ingaruka zo kugabanya imikorere myiza y'ubudahangarwa bw'umubiri ku bantu bamwe na bamwe. Muri ibyo bisimbuzwa isukari ngo harimo ibigira ingaruka zo gutuma imisemburo imwe n'imwe mu mubiri w'umuntu ikora nabi. Kuri urwo rubuga basobanura ko ibyiza cyane ari ukwirinda ibyo bikoreshwa mu mwanya w'isukari, umuntu agakoresha ibintu by'umwimerere bituma ayo mafunguro cyangwa se ibinyobwa biryohera. Muri ibyo bavuga by'umwimerere umuntu yakwifashisha harimo ikimera cyitwa stevia. Bavuga ko nubwo stevia iza ku rutonde rwa artificial sweeteners, ariko mu buryo ngo siyo, kuko hari kandi ubuki buri mu bintu byigiramo za kalori nyinshi, hari kandi isukari ya coconut na agave nectar. Kugira ngo umuntu amenye ko ikinyobwa cyangwa se ikiribwa agiye kirimo izo artificial sweeteners zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima, abashobora kureba ku dupapuro dushyirwa inyuma ku bintu bipfunyikwamo ibicuruzwa etiquette, akareba niba ibi biri mu bintu agiye kugura. Ndabashimiye kuba mwabanye nanjye kugeza ku musozo. Reka mabwire ko dusoreje hano. Niba hari igitekerezo ufite ku nkuru twakuganirije uyu munsi, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa bugufi. Niba wakoze ibyo twakuganirije, twagushishikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo mutazacikwa n'izindi nkuru tubafitiye ubutaha. Ikindi kandi nabashishikariza nuko mwasangiza ubutumwa inshuti zanyu n'abavandimwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ikindi kandi naho ubutaha amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe.